ubwo numukino watangiye n'ubundi ikipe ya PFC n'ubundi mu minota nk'itatu ya mbere akagombye kuba hari ibitego awushije ndetse yari niyo nyine wabonaga ko yihariye umukino noneho n'umupira bari bahaye uyu musore w'umunya Senegal wari uzamutse uyu Sudiyanye nimba ari Sudiyanye nimba ari Omar nyingi ngunda kubitiranya yari afite umupira abawuhereje uyu musore kapiteni wabo Muherekeve noneho ahita afashe baro uwo bita Nshimimana Ismael abamwase baro amwase baro icyo yahise atekereza ntabwo yatekereje guhita abanyine za passe zegeranye yese areba uburyo watarasabye baro neza ko watarayasabye baro ameze nk'uwihengetse abamuhereje baro watarabatangiye kwiruka bari bakiri mu rugo rw'amayenero rwa APRFC noneho abaragiye aca ku muntu witwa Yusudian aramucenga yamusize hasi abageze mu ruga rw'amahine asango bita Richard yamwiteguye ahita amufenta anyuza baro ku ruhande rumwe ahita aca ku rundi amutanga imbere kuko guhindukira byari bigoye none ahita areba ndi kuri yo pasiya ari nawe mushyiraho amakosa menshi areba uburyo yafunze poto nabi kuko yafunze premier poto nabi acisha baro hagati hano mu kwaha igitego cya mbere kiba kiranyoye ikipe ya Rayon Sport yahise iva mu mukino ku buryo bugaragara ese Rodri ikipe nka Rayon Sport ikipe izi icyo bivuze gutya niyo kuva mu mukino ku munota wa kane ngo nuko itsinzwe igitego benga ekipe yariyo yose ntabwo wavuga ngo ni ekipe ya Rayon Sport tubuzi ekipe yariyo yose ugitsindwa igitego wenda mu minota ine ya mbere aho mutangira haba abakinnyi muhita mujya kuri pressure imeze gute yo gushaka kuba mwakishyura hakiri kare nibyo byabaye kuri ku basore ba ekipe ya Rayon niba Jibril Watara yamaze kubona uburyo mwebwe muhagaze nakita ubwenge bwa Watara kuba ari umukinnyi nyine niba kugeza kuri ubwo muri ekipe ya AP Football Club bamaze kumenyera Watara haba abakinnyi bakinana barabizi ko Watara ntabwo ari wa mukinnyi wikunda nta kintu cya selfish afite barabizi ko Watara niba afashe umupira ikintu cya mbere agomba kubanza kureba mugenzi we ese ahagaze mu buhe buryo nubuhe buryo ahagazemo ku buryo we yaba afite amahirwe ari hejuru yanjye kuba yabona izamu mbere yanjye nicyo nakita wenda ekipe ya PL muri iyi minota iri gukinisha iri gukoresha niba Watara nawe no mu magambo ye agenda yitangariza Watara avuga ko ni umuntu udafite ikintu cyo kwikunda niba afashe umupira nibyo ari imbere y'izamu arabona ashobora kuza gutera mu izamu ariko ashobora kuza guteramo nibibyara umusaruro ariko ari kubona mugenzi we ushobora kuba hari ikintu yakora kirenze icyo we yari gukora kuba Watara rero yarafashe uburyo bwo kuvuga ngo nge ndemera ngera imbere y'izamu neza nerimina abadefenseri ba ekipe ya Rayon Sport ndebe uburyo umuzamu pasi yahagaze mutsindi igitego icyo ni icyambere ku bahanga bwa Watara icyo kumbwira ngo ekipe ya Rayon Sport yavuye mu mukino hakiri kare igice cya mbere cyagaragaye ko ekipe ya APR yakinnye neza iri kurusha ekipe ya Rayon Sport nibyo yawuvuyemo ariko uko kuwuvamo ejo ndi kumwe na Stars navuze ngo ese ekipe ya Rayon Sport yo aba bakinnyi ifite nta bakinnyi bashobora guhangana ku rugero mpuzamahanga cyangwa se bahora bahangana n'aya ma ekipe akomeye cyangwa nabo kuza guhangana na za ekipe zo twita ngo ni ekipe zo mu ntara asibye nge no kujya no ku rwego ruri lokali urabona bari hasi no kuba bayoboye shampiyona none se nabahe bakinnyi ubundi ekipe ya Rayon Sport nakita ko bari hanze nidufata Ombolenga Fitina yarashize yarari gukina yakiniye ku mukino bakire na Mukura yarashize wabonaga ko nawe ntabwo ameze neza ku buryo wamwizera ko ari buze kuguha umukino mwiza none kuri derby umukino uba wiruka nta kintu yari afite cyo gutanga kirenze cya Serumogo kuri uyu mukino kuba wavuga ngo Rayon Sport yavuye mu mukino kare twavuga ko byari ngombwa ariko birashoboka kuko iyi kipe ya APR turayizi ni ikipe yaramutse kubanje igitego ni ibintu bigorana cyane kuba wavuga ati ngiye kwishyura APR nze no kuba nakora comeback ndenzeho ibitego byanjye cyane ko dore ikipe yari yakinishije na defense
yari yakinishije systeme ya 4-3-3 bose ni nayo bari bakinye bose niyo bari bakinnye ariko biragoye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kuza ikavuga ati tugiye kwita tugombora igitego cyatsinzwe mu minota ya mbere, biragoranye cyane. oya kuko ngewe ku ikipe ya Rayon Sport aho mbona naguciye mu jambo byapfiriye ikipe ya Rayon Sport yafashe aba basore bayo mediane yabo kuko warabonaga kapiteni Muhire Keve we byari byanze kuko umuntu witwa Pichu yaramushoboye pe byanyabyo. none ikipe ya Rayon Sport yari yapanze uburyo uyu musore Suleiman Dafe azajya aza gukinira ku ruhande rwabo rw'ibumoso akaza gufatanya n'umuntu witwa Bugingo Hakimu ndetse na Aziz Basane Kuranya kugira ngo barebe uburyo kuko uruhande rwa peri rw'iburyo nyine rurazamuka cyane. none bagatekereza ati Dafe naza akaza gufasha uyu Bugingo Hakimu turarekipera baro vuba. none turekipera baro turasanga Kajyaje yazamutse none dite duha ni Basane ni Haji dite duha Iraguha Haji umupira none agenda ajya guteza dani none bisanga baguye mu mutego wa Dakonovic wo kunanirwa gufata uyu musore uyu Sheji Buri Watara ndetse na Kajyaje. nibwo Suleiman warabira bibonye ko na Suleiman Dafe nyine babonye ko ibyo bamutumye atabishoboye. nibwo ubwo ku munota 31 ubwo reka duhite tunihuta ku munota 31 babonye koronera ku ikipe ya Rayon Sport batera umupira umuzamu Mario ashaka kubokisa gusa ni wajyaho neza umupira n'ubundi ni warenga aho awukore awubok nyine awushyize n'ubundi wagumye mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya APR. noneho uwo bita Iraguha Haji aje gufata umupira noneho Pierre agaruka nawe ashaka wa mupira yamutambitse ukuboko. abakinnyi ba Rayon Sport ndetse n'abafana benshi biramanta bavuga ko ari penalty gusa Tsuni nk'umusifuzi mpuzamahanga arasanze kuko bari banamuri n'imbere. noneho umupira abasore ikipe ya PRS bakora contre attaque wo bita Ruboneka afata baro bamuhetereye baro ahita afata baro ayicuma rimwe ahita ahereza akatsa nyine baro cross umupira usanga aho yarahagaze uyu barafinda. noneho barafinda nta kindi yakoze nawe ku makosa y'umuzamu. nanone kuri iyi ncuro ko umuzamuye ntabwo hari ahantu yagombaga guhita afata icyemezo nka kiriya cyo guhita asohoka kuri yarabonaga ko abadefenseri bahageze ahita ashaka gusanga uwo bita barafinda bimworohera kudepoza igitego cya kabiri kiba kiranyowe ikipe ya APR. noneho ubwo kikimara kujyamo nta handi Rwakakorode yari bwahita ashakira ahita akora impinduka ku munota 32 akuramo uyu Suleiman Dafe ahita azanamo Kamba na Roho Niyonzima Olivier Sef. abantu benshi bese batangira noneho ko mediane ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba igiye kuba compactness cyangwa se igiye gufatana noneho no kuzanamo uyu murekiperateur wundi bari bafitemo na Nundeshimerisha nawe wagize match nziza match mbi wagize match mbi Rodiri. ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kuzanamo Sefu yabaye nkaho noneho igaruka mu mukino ariko bitari cyane. ubona ari yihe approach umutoza Rwakakorode yarahaye Niyonzima Olivier? umutoza wese watsinzwe igitego gahunda zafite ni kwishyura cyane. ntabwo waza ufite gahunda ngo wadefanda ibyo udafite kudefanda ntabwo byakunda kuri ekipe ya Rayon Sport. yari bizi kiri kurwanira irabizi ko ihanganye na ekipe ya APR muri championnat irayirusha inota rimwe gusa. irabizi ko gutwara igikombe cy'amahoro biraza kuba biri bugushyire ku ishusho nziza cyane nka ekipe igomba gusohokera igihugu. rero Rwakakorode arabizi ko ari we ekipe ya Rayon Sport yagiriye icyizere. arabizi ko ekipe ya Rayon Sport yamugiriye icyizere cyo kuvuga ngo niba duhagaritse umutoza wa mbere wowe mutoza wa kabiri uvuye muri ekipe ya Rayon Sport y'abagore ni tugiye kujya umutoza wa mbere. ni igisasu cya mbere bari bamushyizeho ariko nkawe nyine nk'umutoza waje muri iyo shusho ikintu nawe agomba kuza gukora nuko agomba gukonveka ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. byaranze ariko we gahunda yari afite no kuza gutsinda umukino kandi ubona yarushana ekipe ya APR ariko nibyigeze bimukundira. nyeka ko ari cyo kintu cya mbere cyamugoye kuba uko yatekereje gukina umukino w'uyu munsi nta na kimwe kigeze gihinduka ngo bigerweho ahubwo we yagiye inyuma. nicyo kintu mbona Rwakakorode
cyamujengereje ku munsi w'ejo ati bakina na ekipe ya APR. ikipe ya uko urabona abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bari hasi divi ni iki habaye iki muri aka kanya gato ngo umuntu witwa Iraguha Haji Bugingo Hakimu ndetse kapiteni Muhire Keve performance yose ikiri nziza bigenza bitaka kanya ngo babe urwego rwabo rube rugiye hasi kuri uru rwego ni kuko bamaze gukora match nka zingahe mbi kuri match ya Mukura bakoze match mbi kuri match zaje zabanje muri shampiyona Iraguha Haji hano Ingoma uri bukuryo byari bimeze ari Rubavu kuri Etenseri bigenze bitaka kanya ni ikibazo cya coaching staff cyane ikibazo cy'abakinnyi cyangwa se nibo bakinnyi bakomeje kuba bamaze igihe badahembwa kurenza abandi. Oya aho ngaho ntiwahita uvuga ati nibo bakinnyi bamaze igihe badahembwa kurusha abandi nyine nibo bakomeje ibyo ngibyo ntiwakinjira mu bijyanye n'ikipe cyane kuko aha ngaha biragoranye kuhita uvuga ati ikibazo ni iki ngiki biri gupfira. Yes. Nimba umusaruro ari muke ese ekipe ya Rayon Sport staff technique yabo igomba gucekinga ikavuga ati umusaruro w'aba basore ni nkene nkuko bigaragarira abafana bose ba Rayon Sport bagakwiye gucekinga bakavuga ati ikipe ya Rayon Sport ejo bundi dushobora kugira amahirwe tugasohokera igihugu ese ni dusohokera igihugu tukazaya dutanga umusaruro mubi nk'uyu nguyu byageza ikipe bagomba kubicekinga neza bakavuga ati reka dukosora ikibazo kiri muri ekipe neza bakogombye kubyitaho neza cyane. Yes, nje mbona ko nje mbere na mbere ndabishinja ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport abavandimwe bo muri APR bakunda kubasebya ngo abaperezida 10 nabangahe oya naga ikipe yobowe gutyo nanjye reka mvuge ko ariko mbyemera ifite abayobozi benshi ubuyobozi w'urwego rw'ikirenga ifite perezida ifite nyine ifite abayobozi benshi abantu benshi babaye abaperezida muri iyi ekipe kuba irigeze kuri uru rwego rwo kuba bench yayo ureba bench ukagira ngo ni bench ya Etenseri bench ya Rayon Sport ntikomeye tubyumvikane neza abo mwazanye bose niba nta numwe wo kubafa nibyo n'uyu nguyu hari nyine biramahira Bedi ariko hari nabyo kuko nyine ntako byane ngo ubuze uko agira agwa neza. Come on iyi ekipe ni mushaka kujyana ku ruhando mpuzamahanga ndakubwira ngo n'ama ekipe ya hariya muri za Djibouti tumenyere ko amakipe dusezerera ujyanye ikipe yagutsinda abayobozi ikipe ya Sport urabyibuka navuze mu kwezi kwa mbere ni iki muzanye nimba mujya gukora mukora amatransfer mukatuzanira Suleiman Dafe nakuguna kumwe kuzima afite amaguru yose araziritse aba basore Dry Jaro twamubonye iminota nk'icumi muri phase retour asana na Inosa nituramubona na rimwe kuki ikipe nka Rayon Sport nje mbona ko gutsindwa batazigira babuwinga umutoza ndetse n'abakinnyi abayobozi namwe mufitemo uruhari muraza muri tereka ati prime ati 600 ati nago ikiri ati twayivanye ku 500 gute ibyo kuvuga ngo bari tereka amafaranga menshi ekipe ya Rayon Sport bwa mbere cyo yari imaze amezi 2 dahe n'ubundi aracyakomeje ubwo Kevin we wavuze mbere y'umukino ngo nabwo bamubajije umva bamaje ngo nabwo baguko babambura sezigize kuko se zirangiye kuko niko kwezi kwa nyuma naho arabyemeza ati n'ubundi birashoboka gute se ikipe nka Rayon Sport mani baje bavuga ko bafite amafaranga ariko ayo mafaranga bazanye bengura bizi ko icyambere cyo baje basanga ekipe ya Rayon Sport ifite ibirarane byinshi bafite amafaranga menshi kubanza gusohora kugira bagira ibyo babanza kuzuza nabo barabifite ikintu nubanza kucyuzuza nawe biraza kugusaba izindi imbaraga zandi mafaranga ubuyobozi ngiye bwa Rayon Sport aya maginganga ntabwo buriho nyine kuba wakifata ukavuga ngo aba perezida bagiyeho n'ubundi hari biri kubagora koko birabagora kuko baraje basanga ekipe ya Rayon Sport iri ahantu habi abo bakinnyi yaguze nabandi bongeye ku bandi nabo batafasha umwanya uhagije wo kubareba perezida wa ekipe ya Rayon Sport wo kubareba oya hari ibintu navuze Rodiri perezida wa ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo aravuze ngo bo nubwo badafite amafaranga menshi ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba bahemba ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba bahemba abakinnyi bose amafaranga avuye ku bushobozi bwabo nyine kuba batanga amafaranga bavuyemo bakeneye iki abaterankunga
abo baterankunga nibo bazafasha ekipe ya Rayon Sport kugura abakinnyi. mani reka nkubwire rero uyu munota benga kuba waza ukavuga ngo ekipe ya Rayon Sport ngo ubuyobozi ngo kuba bafite abayobozi benshi mu gihe gito nicyo kiri gutuma batagera ku musaruro. Ekipe ya Rayon Sport